imbaraga z'ubugingo. Mwami Yesu nashimwe, ndabasuhuje aho muri hose. Ukuboko kwiza k'Uwiteka kubane namwe. Ndabakunda cyane, umwami Imana aduhana umugisha. Garutse hano rero kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Murabizi ko iyi cano ari iyivugabutumwa bw'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga Imana. Imana niyo umuyobozi w'uru rugendo. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana nyir'ubutware bwose, Mana nyir'ubushobozi, Mana yaremye ijuru n'isi, Mana yaturemye ibiboneka n'ibitaboneka. Izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe nibwubahwe kandi buze. Icyo ushaka kijye kibaho mu ijuru, kijye kibaho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Mwami Yesu, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Uri Data wa twese mwiza, turi imbere yawe Imana, tuje hano tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka ijambo ryawe rifashe imitima, rihembura ubuzima, rihembura ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera w'Imana nadufashe kandi atugirire neza. Ndagushimiye Mana, ibibaho byose bijye bibaho mu bushake bwawe. Twebwe turi imigende, wowe ujye ugeza amazi aho ushaka Mana, kandi ujye uhembura ubwoko bwawe, uhembuza ijambo ryawe. Ubu uzajya wumva ijambo ryawe Mwami, ajya agubwa neza, ajya yumva impinduka mu buzima bwe, ajya abona Mwami imigisha iguturukaho, kuko ijambo ryawe rirarema. Uzaba adafite icyo afite, ijambo ryawe rijye rimuremera amashimwe mu izina rya Yesu. Abafite nabo ijambo ryawe rijye ribongerera kukwizera no kugukunda no kukubaha Mana, no guhindurirwa mu ijambo ryawe, bagahinduka nk'uko ijambo ribishaka. Ndagushimiye Mana, bana natwe icyo twanze n'imbaraga z'umubi, mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami ijambo ryawe rivugirwa hera, utunganye ubuzima, utunganye ubugingo. Ni muri Kristo Yesu umwana w'Imana dusenze twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 6. Haravuga ngo, tugeze no ku murongo wa 9. Haravuga ngo Herode araye ari bumusohore iryo joro, Petero yari asinziririye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Imana yacu ishimwe. Iri jambo ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo urebye mu buzima busanzwe tubana naryo, mu buzima busanzwe, mu buzima bwacu busanzwe tujya turyisangamo. Hanyuma rero ahangaha ngo ni umunsi umugabo witwa Herode yari yaramaje kwica intumwa za Yesu Kristo, abigishwa ba Yesu Kristo. Hanyuma rero iri joro yari yaraye yishe Yakobo mwene se, yari yaraye yishe Yakobo, ngo nuko ashaka kwiyongeza Pawulo. Imana ishimwe. Haleluya.
haleluya haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Yashatse kwiyongeza Petero, ntabwo ari Pawulo. Sorry. Ngo yari rero iki gihe cyari igihe cy'akarengane k'intumwa zarimo zicwa cyane. Uyu Herode rero arashyokerwa, yari yaraye yishe Yakobo, nuko aravuga ati ngo iminsi mikuru yari ibafashe, nuko ngo aravuga ngo uyu Petero ngo mumushyire mu nzu y'imbohe, mumubohe, mumurinde cyane, nzamwiyongeza iminsi mikuru irangiye. Nuko rero bafata Petero baramuboha. Bibiliya iratubwiye ngo bamubohesha iminyururu ibiri. Iyi minyururu ibiri ishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umunyururu wa mbere ni umunyururu wo gufunga ubuzima bwe, gufunga. Iyo umuntu ari muri gereza baba bafunze imikorere ye, baba bafunze ibitekerezo bye ko bikora, baba bafunze ubuzima bwe, ntaba yisanzuye, ntaba yishimye, ntaba anezerewe. Mbese bahambiriye ubuzima bwe. Uwo ni wo munyururu wa mbere, kugira ngo ubuzima bwe butagira icyo bugeraho. Bamushyira mu nzu y'imbohe, aho agomba kwiheba, aho agomba kubona ko nta butabazi. Bivuga ko bari bamushyize ahantu ubundi yabona ko, kuko yari yarangije no kubona uko bagenzi be bapfuye, bapfa nabi kandi barakoreye Imana. Bibiliya itubwira ko bamwe babashyize mu mbingo bakabatwika, abandi babashyize mu ngunguru z'amavuta baracanira, abandi ngo babashyize ku giti babaca amajosi, babaca imitwe. Ni ibintu byari bibabaje, ni ibintu Petero yari yabonye. Noneho kumushyira mu nzu y'imbohe bakamurindisha abo bantu, ni ibintu byagaragazaga ko ubuzima bwe bwose babufunze, babuhambiriye, barabuhambira. Uwo ni wo munyururu wa mbere. Babanje guhambiriza Yakobo ya Petero, ni nko kumwica ahagaze. Noneho barongera bamuhambiriza undi mugozi wa kabiri, bahambira ubuzima bw'umwuka. Ibyiringiro byari birangiye, kongera kwizera ko hari Imana we yamurokora, kandi amaze kubona bagenzi be bakoranaga umurimo w'Imana bapfuye, Imana ibireba ikabareka bagapfa. Yari yabonye bateka Yohana mu ngunguru yuzuye amavuta, kandi Yohana yabaga mu gituza cya Kristo Yesu. Aravuga ati ubu noneho njyeweho rero nta bindi byiringiro. Ikintu kigaragaza ko ibyiringiro by'ubuzima bw'umwuka byari byagiye, ni uko marayika yaje aho ngaho ntamenye ko hari marayika uhagaze aho ngaho. Ibyo marayika byose yamukoreye ntabwo yigeze asobanukirwa ko ari marayika w'Uwiteka uri kubikora. Ni uko ubuzima bw'umwuka bari babufunze, ubuzima, konekisiyo y'Imana bari bayikase, bari bamurangije rwose mu buryo bugaragara, ariko batari bamwica ngo ahwane. Ariko bari barebye barasanga uyu mugabo yari afite kwizera, kandi nawe yari indwanyi. Barabanza rero baramuboha. Bibiliya iravuga ngo iyo winjiye mu nzu y'umunyamaboko urabanza ukamuboha ushaka kumwiba. Ubwo ni Satani nyine, ngo irabanza ikakuboha. Ubwo rero Satani yari yabanje aboha ubuzima bw'umwuka, arabudanangira, ku buryo marayika yahagaze aho ngaho. Petero rwose habe gusobanukirwa ko aho hari umuntu udasanzwe mu buryo bw'umwuka, habe no kugira iyerekwa. Ubuzima bw'umwuka bari baburangije, kandi kuko nibyo, kukwicira abantu 10 na bangahe imbere yawe ubireba muzira ikintu kimwe gusa ko mwakurikiye Kristo Yesu, ni ibintu koko byagaragaraga kuba ari we wari uwa nyuma. Rero ubuzima bw'umwuka bari babufunze, n'ubuzima busanzwe bari babuhambiriye. Uwo ni umunyururu wa kabiri, bahambiriye ubuzima bw'umwuka bwa Petero. Ntiyabasha gusobanukirwa yuko aho ngaho hari n'Imana bari kumwe. Ngo nuko baramuhambira, barangije ngo bamushyira hagati y'abasirikare babiri. Abasirikare barabamurindisha
urumva ko bari bazi imbaraga z'Imana ziri muri we. Baravuga bati uyu muntu ntitwamwizera nubwo tumuhambiriye, reka tugire gute, reka tunamugoteshe n'abasirikare bamurinde, ku buryo uwo Yesu wabo nashaka kugaruka kumuzura cyangwa se kumuhambura, abasirikare barahita babibona. Ariko marayika w'Uwiteka ni umukozi w'umuhanga, yaraje ngo ahagarara aho ngaho, bahambira Petero abireba, baramukanyaga bireba, bamuryamisha aho ngaho, bamurindisha abasirikare bakomeye abireba, ariko ngo ahagarara aho, araceceka, aratuza. Burya hari ibyo yari arimo akora mu buzima bw'umwuka, yari arimo akora mu bumana, yari arimo akora mu ibanga. Iyo minyururu nubwo yahambiriye Petero, ariko ntabwo yamukanyaze ku buryo acika n'ibisebe, ahubwo marayika w'Uwiteka yari arimo yoroshya imisonga, yari arimo atanga amahoro menshi muri Petero, ngo atumva ububabare, atagira ubwoba. Petero we yarateze nyine amera nk'intama igiye gukemurwa, nuko barahambira. Hari imbaraga z'umwuka wera zari muri we, ziri kuzanwa na marayika uhagaze aho ngaho, bituma Petero atareba urupfu agiye gupfa, ahubwo ngo agira amahoro menshi ndetse agira n'ibitotsi. Bibiliya iratubwira ngo ab'Imana ikunda ibaha ibitotsi, bagasinzira kabone nubwo baba bari mu byago cyangwa bari mu makuba, ariko iyo Uwiteka gukunda guha ibitotsi. Petero akomeza kugira amahoro menshi, ntiyabasha no gusobanukirwa ko aho ngaho hari umucyo wundi udasanzwe wazanywe na marayika, kubera ko marayika ahageze yakuyeho rwa rumuri bari basanzwe baboneragamo Petero, abamurinze bamuboneragamo, yazanye undi mucyo umurikira Petero, umurikira intambwe ze, uhumisha amaso babarinzi ndetse n'izindi mbohe bari babohanywe, bose ntibabasha gusobanukirwa, kuko Imana ikora mu bumana bwayo, kandi burya imikorere y'Imana ntawapfa kuyimenya, kabone nubwo yaba azi ijambo ry'Imana cyane. Imikorere y'Imana, hari ibyo Imana ikora ukabona ko yabikoze mu bumana bwayo, mu ibanga ryayo irabikora. Rero Petero asinzira hagati y'abamugose, asinzira aboshye, ahambiriye, yambitswe ubusa, mu bukonje, mu mbeho, mu bicuku bya nijoro. Petero arasinzira atitaye ku rupfu ari bupfe. Umva izo mbaraga rero nizo yahabwaga na marayika w'Uwiteka, bari kumwe aho ngaho muri iyo nzu y'imbohe, kuko ngo ibyo byose yabikorewe marayika w'Uwiteka ahagaze aho. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko marayika aramubwira ati kenyera ukwete. Imana ishimwe. Ku murongo wa 7 ariko ho haravuga ngo nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati Imana ishimwe. Marayika akoma mu mbavu. Mpamvu yakoze mu mbavu za Petero ni iki? Kuki atakoze mu gahanga, kuki atakoze ku maboko cyangwa amaguru? Nuko itorero rya Kristo Yesu ryavuye mu rubavu rwa Yesu. Yakoze kuri ADN yiwe ngo arebe ko Petero akiri umukristo, akizewe n'ijuru, akiri mu itorero rya Kristo Yesu. Haleluya. Akora kuri ADN yiwe, ngo nuko amukoma mu mbavu. Ahakoze amusubiza ubuzima bw'umwuka, ubuzima busanzwe. Aho niho yungiwe n'Imana, imukoma mu mbavu, imumara umubabaro, ihambura za ngoyi zose zari zimuri ku maboko, kuko ngo agikoraho gusa ku mbavu, iminyururu yari iri ku maboko yahise itakara hasi iragwa, yari iri ku maguru iramurekura. Ibyari byahambiriye ubuzima bwe biramurekura, ibyari byahambiriye ubuzima bw'umwuka n'ubuzima bw'umubiri birarekura, biracika, kuko nyiri itorero yari amukozeho.
yari amuhagurukije, yakoze ku isezerano yagiranye na Petero, kuko yari yaramubwiye ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ryanjye. Ubwo rero ntabwo itorero ryagombaga kuzimanganwa cyangwa se gusiribangwa na Herode, kandi nyiri itorero yaravuze ijambo rikomeye cyane, ari nawe uribereye maso. Hari ijambo rivuga ngo itorero ryanjye ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarishobora. Uwo ni Kristo Yesu wabivuze. Itorero ry'Imana rirarwana, ariko ntabwo rizasibangana, ntabwo rizatsindwa, ntabwo rizaneshwa. Rero Yesu yaravuze ati niba, cyangwa se marayika yaratekereje avuga ati Petero nimureka agapfa, itorero riraba rirangiye. Ubutumwa Kristo Yesu yavuze bwose buraba burangiye, kuko abagombaga kuvuga ubutumwa bwiza bagakora n'ibyo Yesu yakoze, ndetse bakanarushaho, Herode yabishe. Ubwo rero Herode ntabwo yakwivuga hejuru y'itorero ry'Imana ngo bikunde. Iyo ufite itorero muri wowe, iyo Kristo Yesu ari muri wowe, niyo wagera mu gihe ababisha bakugose bashaka kukwica, nubwo baba baguhambiriye banagushyizeho n'ibyo kukurinda, bakurindishije imbaraga zabo, Yesu akurebera muri ADN y'amaraso ye amwe yavuye i Golgota ku musaraba, akahakurebera, yakubonamo, agakiza itorero rye, akagukiza kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Amukoma mu mbavu, aramuhagurutsa, ngo nuko aramubwira ngo kenyera ukomeze, mbese ambara imbaraga, kuko yaramushubije iki? Yaramushubije ubuzima. Ambara imbaraga, subirana ubuzima bw'umwuka, ongera ubeho. Hanyuma arangije ngo aramubwira ngo kweta n'inkweto zawe, aramubwira ngo komeza ivugabutumwa, komeza uvuga Imana, genda wamamaza ubutumwa bwiza, genda ukomeze ukora umurimo wa Data. Abamuhaye n'ubuzima bw'umwuka, amuha ivugabutumwa. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko Petero we ngo ntabwo yumvaga ibyo bintu, ntabwo yumvaga ko ari marayika urimo kubikora, ngo yumvaga ahubwo ngo asa n'urota. Ngo nuko arangije aramubwira ngo akira, ngo unifubike n'umwitero wawe. Mbese wifubike imirimo, wifubike impano zawe. Umwitero, uzi ko Elisa na Eliya bagiye gutandukana, umwe yabwiye undi ati sigara, undi ati sinsigara. Urashaka iki? Ndashaka umpe ku migabane yawe 2. Nuko ngo arangije aramubwira ati noneho untumbire. Ngo aramutumbira, ngo mu gihe amutumbiriye ngo segi rwakiriraza izamura Eliya. Imana ishimwe. Ngo nuko umwitero uragwa, mugenzi we arawufata. Ngo arebye abona undi yazamuwe mu ijuru, hanyuma ngo arebye asanga asigaranye umwitero. Yaramusigiye umurimo w'Imana, yaramusigiye impano zari muri we. Ngo nuko arangije agiye gusubirayo, abona Yorodani aho ngaho, nta musare, nta wari kumwambutsa. Ngo arangije aravuga ati, azunguza wa mwitero hejuru y'amazi, aravuga ngo Mana ya Isiraheli, ngo abereye amagare n'amafarashi, Abisiraheli barambuka. Ngo ako kanya Yorodani ihita imuha inzira, nawe arambuka. Wa mwitero wiwe ubu mwambukije Yorodani, asubira hakurya, asubira gukora umurimo, kuko yarasigiwe na mugenzi we imbaraga n'impano. Rero Yesu, marayika nawe yasanze uyu Petero, ngo aramubwira ngo noneho ifubike n'umwitero wawe, kenyera ukomeze ukwete inkweto zawe, wifubike n'umwitero wawe, n'impano zawe zongere zikore. Imana ishimwe cyane. Umurimo wongere uwukore, wongera wambara imirimo, wongere ukore. Nuko Petero arasohoka. Ngo ageze hanze, marayika w'Uwiteka amaze abonye amugejeje mu mudugudu w'iwabo, marayika w'Uwiteka arigendera.
ako kanya Petero ngo nibwo yasobanukiwe neza yuko yari kumwe na marayika, ariko ntiyabimenya, ngo aravuga ngo nasaga n'urota. Hanyuma aragenda ngo agera ku mudugu, ngo agera ku marembo, ku muryango wabo, ngo asanga ab'itorero bari bariho bamusengera. Tujye dusengerana, usengere mugenzi wawe, azajya ava mu kaga. Hari iminyururu izajya icikagurika, hari iminyururu izajya idohoka, hari iminyururu izajya ivamo, hari gereza umuntu ashobora kuvamo kubera ko abanyetorero cyangwa se inshuti zawe zakomeje kukwingingira no kugusengera Imana, bigatuma Imana ikora ibikomeye. Mwene so ntagirweho n'ikibazo ngo kimuherane, cyangwa se ngo ubukana bwa Herode bumutsinde. Nuko aragenda, arasohoka, aramukurikira. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Rero ageze muri uwo mudugudu asanga abanyetorero barimo bamusengera, arakomanga. Umuja aravuga ati ndumva ijwi ari nk'irya Petero. Abanyetorero bati reka ntibishoboka, ntabwo yaba akize amaboko ya Herode. Na Yakobo ntiyaraye akize, ntabwo yaraye akize amaboko ye. Ntabwo Petero twasize bamaze kumuhambira, bamujyanye mu nzu y'imbohe, bamugotesheje abasirikare bakomeye. Ntabwo byakunda, ntabwo iryo jwi, ntabwo uyu munsi yaba awurokotse. Ariko Imana yacu izi umunsi Herode yadukatiye urwo gupfa, Imana yacu ikaza igahagarara aho ngaho kugira ngo iturokore. Imana ishimwe cyane. Jya ugira ibyiringiro, ugire kwizera Imana, naho waba uri mu kaga, naho waba uri mu makuba, nubwo ubuzima bwawe waba ubona buboshye uyu munsi, igituma udapfa, igituma umwuka udahera, igituma bataragushyinguye, ni uko marayika w'Uwiteka ahagaze aho ngaho, aho uri kubabarizwa, aho ufite muri icyo kibazo, aho niho marayika w'Uwiteka ahagaze kugira ngo akurokore. Imana ishimwe cyane. Rero tujye dusengerana, dusabirane. Izi mbaraga z'abanyetorero zakoze ikintu gikomeye cyane, basigaye basengera Petero. Ntekereza ko bamusengeraga bavuga ngo Mana umwakire, umurinde ububabare, mbese ari gupfa ko ari bupfe, ariko umurinde kubabara, umwakire, wakire ubugingo bwe. Nuko ariko Imana yo yari ifite iki? Imana yo yari ifite umugambi wo kumurokora kugira ngo akomeze avuge ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntabwo buzigera bubura ababuvuga, ntabwo bizashoboka, kuko Imana yo ubwayo niyo yatangije umurimo muri twe, ni nayo izawusohoza. Imana ishimwe cyane. Nuko rero iminyururu yari iboshye Petero iracikagurika, marayika w'Uwiteka amusohora mu nzu y'imbohe. Kandi Petero yari yasinziriye hagati y'abamugose, yari yasinziriye azi ko Herode ari bumwice, yari yasinziriye kandi aboshye, ahambirijwe iminyururu. Imana yo mu ijuru rero icagagura iminyururu yose yari iboshye amaboko, yari iboshye ibitekerezo, yari iboshye amaguru, ngo utagenda utaguka. Imana yo mu ijuru icagagura iminyururu yose yari iboshye ubuzima busanzwe, ubuzima n'ubuzima bw'umwuka. Imana yo mu ijuru icagagure ibirwanya itorero ry'Imana n'ibirihiga, ibirwanya agakiza k'Imana mu bantu. Imana icagagure. Satani hari ukuntu ajya akatubohera imigisha, akatubohera iterambere, akatubohera abana, akatubohera imiryango, akatubohera inshuti. Ariko nidushyira hamwe tugasenga Imana, Imana izazibohore. Imana ishimwe. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nubona nanewe urwo rugendo, ngo uzaze uca uwo mugozi, ngo nanjye nezezwa no kubohoka nkabona uko mukorera. Uyu Petero ntabwo yari gukorera Imana ngo bikunde yaba akiboheshejwe iyi minyururu yombi, ariko marayika w'Uwiteka yaraje amukoma mu mbavu byonyine gusa, iminyururu iramanuka, iracika, itakara hasi. Marayika w'Uwiteka hagira ibyatakaza hasi byahoraga bikugendaho, byakubujije amahoro, byafunze ubuzima bwawe, byagushyize muri gereza, ujya mu bwihebe, wumva wakwiyahura, wumva wakwiyica, wumva wahunga, wumva nta gaciro ufite, n'imbaraga mbi zaboshye ubuzima bwawe. Uyu munsi marayika w'Uwiteka yohereza itegeko ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye, acagagure iyi minyururu ituboshye mu izina rya Yesu. Umuntu wese wumvaga aboshywe n'ibyaha, umuntu wese wumvaga aboshywe n'ibibazo,
umuntu wese wumvaga aboshywe n'amadeni, aboshywe n'ubukene, aboshywe n'uburwayi, aboshywe n'ubushomeri, aboshywe n'igisuzuguriro, aboshywe n'icyangiro, aboshywe n'uruvugo, aboshywe. Uyu munsi Uwiteka yohereza itegeko, yohereze marayika aze mu bana aho ngaho, aze mukorana imirimo, aze akora imirimo mu bumana bw'Imana, mu mirimo mu buryo butagaragara. Amaboko y'Uwiteka afite ububasha n'ubushobozi bwo gucagagura iyo minyururu yose yariboshye ubuzima, yariboshye ibitekerezo, yariboshye imibereho yawe, yariboshye ubuzima bw'umwuka, bigatuma tudakizwa, bigatuma tudahamya Imana, tutera imbuto nk'uko zikwiye. Iyi minyururu yose icikagurike mu izina rya Yesu. Imana yabohoye Petero arinzwe, natwe Imana igira ibyo baturindishije byose. Imbaraga z'umwijima zitugose, zihora zitugenzura, zireba ko hari ugutabarwa, hari agacu ko gutabarwa. Izo mbaraga mbi zose Imana yasinzirije bano basirikare bari bagose Petero. Natwe Imana yo mu ijuru isinziririze guhera ibitugose n'ibitugenza mu izina rya Yesu Kristo. Ibiturwanyiriza mu mugisha Imana yaduhaye byose bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyir'ububasha irabishoboye. Haleluya. Imana ikohereze marayika wayo aze mubane mu kibazo ufite, mu ntambara zose urimo. Marayika w'Uwiteka ahagararane nawe, ntabwo uzatsindwa, uzaba umutsinzi, uzaba umuneshi, kuko ukubereye ku rugamba, ukubereye maso ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Afite urukundo rwinshi rusumba izuba, rusumba ukwezi. Mwizere kandi umwiringire. Imana ishimwe cyane. Umwiringire, ntutakaze ibyiringiro. Wumve ko ugomba kubaho, wongere ubeho, kuko nicyo yabanje gukorera Petero. Amukoma mu mbavu, aramubwira ngo baho, ongera ubeho, ongera ubeho. Amwongerera imbaraga, amwongerera ubuzima. Imana ishimwe, amuha ubuzima. Imana iguhe ubuzima, Imana iguhe imibereho. Imana yongere ivuga ijambo rikomeye, ivuge ngo ongera ubeho. Hari iryo yavuze bwa mbere, igusanze mu ivata ryawe wigaragura, ngo nuko ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo baho. Iryo rero Herode yararirwanyije, niryo yahagurukiye kurwanya kugira ngo utabaho. None rero uyu munsi tumaje kumva ijambo ry'Imana, twinginze nyakubahwa Imana ihoraho nyir'ububasha, yohereze marayika wayo aze mubane, avuga irindi jambo rivuga ngo ongera ubeho. Urupfu ruhunge, ubugome bwa Satani buhunge, amaboko ya Herodi ahunge, amware, akorwe n'isoni. Ngo na Herodi nawe yaraje ngo aramushakashaka aho ngaho muri gereza, aramubura. Amaso ya Herode nakubure mu izina rya Yesu. Amaso ya Herode nakubure mu izina rya Yesu. Ubugome bwa Herode nibukubure mu izina rya Yesu. Iminyururu Herode yakubohesheje yose nicikagurike mu izina rya Yesu. Iyaboshye ibyawe nicikagurike mu izina rya Yesu. Marayika w'Uwiteka nayicagagure, agusohore muri iyi gereza, agusohore muri iki kibazo, agusohore muri uru rubanza, agusohore mu ngorane, agusohore mu gutukwa, agusohore mu kwangwa, agusohore muri ibibazo bitandukanye. Marayika w'Uwiteka nagusohora kugeza mu mudugudu wawe, uzavuga kugira neza kwisumba byose. Imana ishimwe. Uzaba umugabo wo guhamya yuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Imana rero ibampera imigisha. Ndabakunda cyane. Umwami Imana basange, Umwami Imana bagirire neza, abohereze gutabarwa kuva i Siyoni. Imana ibampera umugisha. Ndabakunda cyane. Ijambo ry'Imana ryari ryamfashije, numva nanjye naribafashisha. Imana yo mu ijuru ibiteho. Kadusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka kubw'ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi yacu. Uri Imana, uri Imana. No muri gereza ugerayo, aho umuntu aboheye, aho umuntu yarambitswe n'umwanzi, aho umuntu yihebeye, aho umuntu abuze uko agira, aho umuntu agoswe, n'ibimurusha imbaraga, n'ibimufiteho ijambo rikomeye. Uwiteka Imana nyir'ububasha, no mu rupfu ugerayo. Uwiteka aho hose ugerayo, nk'uko wasanze Petero muri gereza. Herodi araye ari bumwivugane, ari bumwiyongeze inyuma y'izindi ntumwa zose, inyuma y'izindi bigishwa benshi. Mana nyir'ububasha, inyuma yuko hari abapfuye bazira ubutumwa bwawe Yesu, yararaye ari bumwiyongeze. Mana nyir'ubutware, uramusanga, usanga muri gereza,
umucyo wawe uramumurikira, basha kubona aho ashinga intambwe z'ibirenge bye, aramenya neza yuko umucyo umurasiye. Reka wohereze umucyo wawe ahari umwijima mu izina rya Yesu. Umucyo wawe nukura abantu mu mwijima w'icuraburindi mu izina rya Yesu. Mutumurikishirize mu maso hawe, udukure muri iyi gereza umwanzi yadushyizemo, akatuboha, akaduhambira, akadushyiraho ibitugenza n'ibiturwanya mu izina rya Yesu. Uwiteka, reka wohereze ingabo zawe nyinshi, inini n'intoya, uturwanirire, udutsindishirize mu izina rya Yesu. Uturebe mwami, uturebere mu rubavu mu maraso yawe amwe yavuye igorogota ku musaraba. Turebere mwami mu bise by'amaraso yawe. Nubona tukikwizera, udukome mu mbavu, twongere ubuzima bw'umwuka, twongere ubuzima mu izina rya Yesu. Uduhambureho iminyururu mu izina rya Yesu Kristo, itakare hasi mu izina rya Yesu. Kingura imiryango ya gereza, dusohoke mwami mu izina rya Yesu. Tugeze ku musozi mwiza, umusozi w'isezerano Mana, wo tuzavuga kugira neza kwawe bigakunda mwami mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo tuzasobanukirwa ko ari wowe wabanye natwe mu byago no mu makuba no mu bikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Tuzavuga imbaraga zawe Mana. Urakoze, uri Imana idatsindwa. Itorero ryawe mwami ntabwo uzarireka, uzarihagararaho, uzibyipfunyitseho ku kinyita cyawe, n'amarembo y'ikuzimu ntiyarishobora. Mwami wacu, Mana yacu, ibirwanya kumenya Imana muri twe ntuzemerere mwami yuko Herode abirwanya. Mu izina rya Yesu Kristo uzamugaragaza amabendera yo kunesha kuri twe. Shimwa kandi uhimbazwe mwami, maze itorero ryawe ukomeze kuryeza no kuritunganya mu izina rya Yesu Kristo. Yongerera umwuka wera, twongerere kwizera nk'uko Petero yizeye akagira amahoro menshi, agasinzira bikomeye. Nyakubahwa Imana murengezi, reka natwe abari kuduha amahoro. Ni isezerano wadusezeranyije Yesu. Uravuga ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo kandi ayo mahoro abisi ntibayazi. Reka uduhe amahoro mu gihe gisa nk'iki rero. Urakoze, turagushimiye. Tugushimiye ibyiza udukoreye, tugushimiye ko tubohoye, tugushimiye ko tukuye muri gereza, tugushimiye ko tutagipfuye, ahubwo uduhaye ubuzima, ahubwo twongereye ubuzima, uduhaye kurama. Nuhimbazwe, nuhimbazwe. Urakoze Mana, turagushimiye ko kugize neza. Icyubahiro no gukomera bikomeze kuba ibyawe, uhereye none ukageza iteka ryose. Uri Imana ikomeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Amen. Yesu abahe umugisha mwinshi. Murakoze cyane. Mujye mwumva icyigisho mukirangize, hanyuma mukoreshe ya subscribe. Ndabakunda cyane aho muri hose, abari Nigeria, bari muri Amerika, abari i Burayi, bari Sudani, ahantu mu mpande zitandukanye z'iyi si, muri iki gihugu, mpande enye z'iki gihugu, muri iki gihugu hagati, aho muri hose ndabakunda cyane. Ijambo ry'Imana ribanezeze kandi ribakorere ibyiza, ribageze ku musozi w'amashimwe, maze muzashimire Uwiteka ko ari we wakoze imirimo n'ibitangaza muri twe. Imana rero ibampere umugisha. Murakoze cyane.